kuba navuga ko wenda nguri indayaze ntuzongere amaheru none sija gukora iki kintu batari indaya ntuzongere wowe ukora iki wamasewe wowe ukora iki uretse ibeshye gato uretse urere ntabwo ajya atuma umuntu indaya kagiye mwana njye se wari umfatiye muri toilette ya iwana uwo muhini wawe nawe nawe unesheje amaso nuko narwanye nawe ndimo ndasohoka ariko ndakwiya uretse Jackie uretse gato Jackie waranyimye kandi ntabwo ari sawa nose wabonaga byavamo ntabwo ari sawa njye ntabwo naguha reka Jackie ko bavuga ko Kasuku angana gutya kandi ukaba wowe waramubonye wabonye bi angana kandi yambonanye umuhini ngo yambonanye umuhini arawufite numbwire narawubonye njye na Jihad ndufite nini ndakwiyamye wizana Jihad hano ndakwiyamye ese uracyari umujama wa Jay yasikiza sungu barahari nari ngiye gutangira kwirambikaho gato kugira ngo nze kubona ukuntu nkore episode ya kabiri yo guhana Kevin nabonye umumereye nabi ariko namubwiye ndamubwira ni wa mwana we ibyo bintu ukoze ku giti ngwe ibyo bintu ukoze habi ibintu ukoze ni bibi cyane buriya rege byinshi nagiye nanga kubikora just kubera ko nge nikundira ibi byacu byo kuvuga witereka ariko buriya no kurapagiye buriya ndi mubi cyane nagiye nkumvisha flow zanjye dumba ngira ngo urabizi kuko nigeze kubabwira buriya nuko batigeze babyumva umuraperi wenyine rukumbi oya reka mvuge batatu rukumbi mvuga navuga ni abangaba bo nyine turamutse tunaririmbye hari ukuntu natangamo respect just nkabareka bakigendera bakubwire du shiramo Bulldog abandi babiri Mada Bodistana bura Bulldog yigeze kunkubita voice audio y'iminota 48 bro arimo arampaga mama bro iminota 40 iyo story ntabwo ndayikubwira niba habaho n'abakoboyi b'abashumba ba mbere bino mudutwerera ngo turi abashumba Bulldog yigeze kunyohereza voice y'iminota 48 bro wari umukozi ikize Bulldog hari ukuntu kera twajyaga tuvuga inkuru tudahagazeho noneho sinzi ukuntu cya Dekati cyanshutse mvuga inkuru ntahagazeho byari nka byo ariko noneho ari nko gukekeranya nyine ntayihagazeho ndavuga ngo cya Bulldog nacyo cyagiye kugira gute guhagarara ku murenge bagikubita pate jaune kumbi umuhungu w'umutafugenge yari amaze iminsi yifitiye ibiceri noneho mvuga igipeti kirambeshya ngo kimubonye ku murenge saa 4:05 n'amasegonda 8 bro igipeti kirambeshya ngo kimubonye ngo ku murenge nawe arimo arafata pate jaune ngo n'amavuta ya usa Bulldog yaramubwiye ati Jay Twiza yatangiye avuga ngo Jay nyoko urumva noneho nari kibuka uburyo ngatanga ku bandi nari nakumva ibyo bakampaye ariko ni umusaza ni umuhanga umusaza arakutwika akagutwika audio nyine iyo bari iminota 48 kandi irimo umujinya mwinshi cyane noneho ngewe byaranancitse sha urumva ari umuntu bita Jihad icyo gihe Jihad ari inshuti yanjye ntaranamenya ngo Jihad ni igiki Jihad abarambeshye ngo Bulldog ngajya gufata ibigori ngo kumure Jihad uramubeshyera urikumva bro Bulldog yanyohereje voice iminota 48 n'amasegonda 16 neza Jihad bimureba wike aza kubikubwira kubera no urumva Jihad ni umwe mu bantu muri covid bajya gufata ikigori amusangayo arambeshya ngo mubonye sha nanjye ndacikwa ndabivuga kumbi bambeshye kumbe baguteza umutego umva ko njya muvuga byinshi bankubise Bulldog yankubise voice y'iyo minota
ndiherera ndarira bro kandi none nta oya na hamwe yigeze aberereka wenda ngo avuge ngo arimo arakoresha ijambo ngo mama wawe yakoreshaga ijambo cya nyoko uruko nta hantu yigeze akoresha ijambo ngo mama nyoko gitaga yankubise ibintu binini cyane ako se ntihari indirimbo niba ari Bulldog barimo barasubizanya na Pifra ngo mama yaraye hamwe ntiyahennye nka nyoko izo ndirimbo ziba hariko zirahari kuri YouTube. Hari abana bato bitwa banyita Cedric baba barazipostinze. izo boro nanjye ngomba kongera kuzipostingamo tu Hari ahantu cya Bodo cya Pifra kivuga ngo indaya zisa zitangana, indaya zisa zizirana, indaya itana na njugushana na iterafka. Ariko nawe mfitanye indirimbo na Bushari, iteye ubwo bayita umunzenzi uzabaze kurota. ariko n'umunsi Bushari yahamagaye Ntuza yarimo arasaba Jackie umunsi umwe yarimo arasaba Jackie ikiboro amubwira sinzi ukuntu nabifanye niba nabikuye he yahamagaye ndi mu kiganiro yakaja kigi oya mwana byari ibindi bintu ashaka kumbwira ntabwo ari ibyo cya Jackie kiramubwira ngo vuga gahoro turi ku kiganiro dumba ariko Bushari kumutamo nakosa mwana nakosa Jackie ninde muntu wo muri showbiz wa Bushari kumutamo nakosa kabisa Jackie umuntu wo muri showbiz wa Murindera ninde se ubundi ninde cya Benevi Benevi nashaka kumugira umusitari kandi bizabaho. Njye naramubatije Benevi nawe nshaka kumugira umusitari mbona yitonda uw'abandi ariko uziko muri wa mwana atanywa inzoga nta nzoga anywa fanta ko bro biba biza wamubona kugira ngo ushaka kumuhamye neza yimere nk'inkonje. Rero reka nkubwire Kasuku abakobwa basambanye cyane nimba utari unabizi ngiye Jackie twabaga turi kumwe nawe ariko nta n'umuntu uvuga nka Jackie nibyo nkubwira buriya Jackie ni ukuvuga ko nka buriya kwa kuri kibwa ngo kirankunda ndayikereka gusa kikarangiza niko ameze urayimwereka gusa karangiza ariko Jackie nawe agira Jackie nawe nugira ubushake mwana byibaye cya Jackie cyagite hari story kijya kivuga imeze nka India buretse gato ntago ndi buzana iby'uriya muntu wewe tuza kandi nawe buretse gato iyi ni story ujye uvuga nkuko nanjye mvuga story y'ukuntu naraye kwa se muhungu nkarazamo mu byindi sibyo ra sibyo du ngiye kwibariza Jackie no turi batatu tuganire sibyo Jackie hari story ujye uvuga ngo y'ukuntu abakoye baguze ari 12 bro noneho ngo wa 12 ngakaba ari we wumva Jackie mbabarura umbwiza ukuri sibyo mu gitondo wabyutse ugenda waratagataga nk'imbata byagenze bite cyajya kitwa kirimo kirabesha idatarangiye iyo story ngewe kirabesha uzi ko ibintu byamubayeho mukavuga ngo umuntu arabizi dumba ni izina ry'Imana njye ndyama nkatekereza iyo filime nanjye namaze iminsi myinshi ndimo ndabitekereza ibintu byajya oya reka mbabaze kuki umuntu ababwiza ukuri akabwira ibintu byamubayeho mama ugira ngo ngire njye kubeshya hariya nzane fake life bariyo nkira hari ntago twe tuvuze ngo urabeshya ahubwo turavuga nawe warakabije narakabije se gute washyize mu makabya ngo amakabya y'ukuri y'ibitari kwa Imana ni mu kaza ibyo bintu none se du mubwire atubwire story ukuntu yagenze neza no oya ariko ndagenda subira inyuma mu kirabo biri kuganira tugende twananize tugufata tugende twananize bakahita badafite ubwenge byambayeho kandi byambayeho nta n'icyabihindura byambayeho Jackie abantu 12 ni benshi pe byambayeho man Jay niwe bagiyeho ko numva uri muragira ibintu by'intuza niwe bagiyeho 12 ni benshi mwana niwe bagiyeho se 12 ni benshi ndakasa ngenje ndeba kera twaya duta mu bwa batatu umwana tukenda kumutanyura none ngo 12 niwe bagiyeho ko banumva uri kumvugira okay nta kibazo turabyemeye okay byambayeho
okay Mhm. natwe uretse gato byambayeho turemeye mbyuka njya kwa muganga ndavurwa ndakira mera neza Mm. ikindi yego mwese ariko reka nyine nkubaze bari bagiciye. byambayeho man byambayeho ba like ndakomereka njya kwa muganga ndavurwa ndakira Noneho abaswera batangiye kwibutsa abantu ngo ko mutabaga ngo byabiye. dukomeze wa batatu ko twari turi gupanga Mm. nuko byambayeho None se Jackie mbabarira ariko umbwiza ukuri vuga kugira ngo wumve warushye hari hagezeho wakangahe mwana vipi Ase ntabwo kuko- nabisobanuye mvuga yuko Oya. byambayeho nyine ndi kukuvuga urumva iyo hatangiye babiri batatu uba urimo uraryoherwa nafashwe ku ngufu biba bikiri muri mu ubwo nyenga. buryo njya kwa muganga ndavurwa ndakira Mhm. Abo bakobwa se babashye ase mwana njyewe urimo urambaza ahantu abantu baba niba naragiye muri pati abantu Mhm. bakansheta ntabizi mwari mu by'ukuri urimo urashaka iki Jay uwagushese se ninde baranshese mana abademu twabanaga bari hanze. baranshese baragenda bafata sinzi ibintu bashize mu cyo kunywa ndasinzira Mm. cika kime nyine ndavangiye kuryama kwa kubona nyine uba ubona ngo uri kumwe n'abantu ari mu nzu imeze neza avuga ati reka wirambike utazi ko harimo iyo mico ubundi kimena koko kamara de no kavuga ibyo bigambo amahirwe nuko nabyo ndi kuvuga urumva ratadumba biragida nyine bimbaho nka nicura mbona ndi kuva amaraso nyine meze nabi mwitama amagazi imodoka nyine njya kwa muganga ndavurwa ndumva rero urabona marakureba ndagase. oya nyine abantu rega hari abantu bameze nkawe Jay batabyumva hari abantu batabumva yuko nyine umukobwa ni kuba yafatwa ku ngufu ari ibintu nyine ababeshya wenda bitanabaho mbese by'ukuri ngiye kuba Jackie ngo mbange semana. Urumva ikintu kimwe biriya byana bitajya bimenya rega wenda tubigarukeho ubwo nakomeje kugenda mbona muri comment barimo baravuga ngo ntago muri abaga wagira ngo ntibiri interested no kumenya story ya Jackie sha. Jackie baramwanze birimo biravuga ngo nitubage story ya Jackie ntibishaka kuyumva kandi ukuri interested sha biravuze niba nigendere rero bahaze story ntabwo bahaze nyine ntabwo baguhaze wowe Jackie bahaze iyo story nasi so wari kuyizana wa mujinga kuki utazanye ibindi kandi ngo bakeneye kubaga ntabwo ari wari murayizana kibura buryo we wari murazana ibintu no ibisenzi by'ibifana umaze kuvange mu mutwe oya reka nkubange wa murezi ngewe ibisenzi by'ibifana bisigaye byaramenye umuvuno iyo umuntu yavuze ibintu bidashaka ngo birimo birabasinziriza kita kikwibutsa ko utari murabaga niwo buryo bizana ibintu cyane bigarura ubundi wabizanaga ninde wari ubikuzanye ninde wari ubigusaba uzi ukuntu biba bikeneye nabyo biba bikeneye ibyo bijya kurikodinga noneho mu gitondo nibwo ubyuka ukajya kubona ukabona hahiye uko si ibintu nabyo nabivuze hari ibintu njya mbona nkabona bafashe nka video zanjye baziripostinze noneho nkajya ntegereza ko atari igewe ibi byavuye he nk'akavideo kajya k'icyajya avuga ngo ndasamba noneho ukuntu bigenda bikakadoboringa kakaza ari nka gatatu ngo ndasambana kakidaboringa nyine nk'aka kavideo kajya avuga ngo we bad byaragiye we bad ngo je ni umufana wa Ishi abyemeye ni umufana wa Ishi oya njyewe ya mwana naramwemeraga ariko burya iyo wemera umwana ukajya kubona ese mwapfuye iki na Ishi ko wamugane nabona wumve ko wumva se nkubwire Dumba wumve ko njyewe Kevin yari n'umupeti nafashije bro agitangira afite indirimbo bita wakiwaki urumva agitangira afite indirimbo bita wakiwaki ndagenda nashyiramo ibiceri byanjye mbakorera wakiwaki remix irimo abahanzi benshi ngira ngo murayizi barasine na Banegji the General noneho
ndagenda nibera aho ngaho, ariko rimwe nza kuza kumva numva Kenny K Shati asigaye andirimba mu ndirimbo noneho akananyerura. avuga iki? nyine akavuga ngo ngewe ngo mbarusha imituku sindi nk'agasuku y'umunwa, akavuga nyine utuboro nk'utwo ngutwo, nkabyumva ko nyine bantangiye, nkabyihorera nkabyirengagiza. noneho hari ukuntu ucunga rimwe ukazifatira ka Nyangufi muri zo. ngo wafashe nde? Nyangufi muri zo nyine buriya yabaye ishi. umva igihe icyo nshaka kumenya, ubundi ishi mwapfuye iki? kubera iki ishi yakwihakanye bisa nkaho hari bifu mufitanye? mufitanye ibintu binini byatanye. uzi ko nari maze iminsi narashwanye na Shadibu, ariko noneho Shadibu tuza kwisubiranira nyine nk'abantu basanzwe, urumva. ubu muri abajyama ya Shadibu? ni umuntu wanjye cyane, kariya ko ntabwo kari kabizi ko Shadibu twasubiranye, urumva. noneho kubera ko ari agapampe ka Shadibu kamwoza ibirenge, kanoza amasahani ka Shadibu ko amaze iminsi nta mukozi afite, urumva. kari rero karandakariye nako. ishi yari yagendeye mu kigare cya Shadibu. tuzi ko none ntabwo uzi ko ari umusongera kawunga. hari umuntu bita ishi Kevin asonga kawunga na pate jaune kwa Shadibu, hakaza uwitwa umuhanzi wa kera witwaga Jack B, nawe asonga kawunga kwa ntuza kwa muhanzi wawe, urumva. we none arahaba aba mu kazu k'umuzamu kwa Deben. niho Jack B ahafite akazu k'umuzamu yiberamo nyine, akabana n'imbwa n'akajambo. kandi urimo uravuga ngo ishi mwari abajama unamufasha? ntabwo twari abajama, yari umwana karakana nikuriye ku muhanda nafashaga nyine bisanzwe, ntabwo twari abajama, yari umwana nifashirizaga bisanzwe. ukuntu numva akana kavuye ku muhanda kazi kuririmba ukavuga uti aka kana ni sawa cyane, uri kumva. ngewe ntabwo ndanga ko afite impano pe, arabizi kuko nanjye indirimbo ze rimwe na zimwe ngenda nzikunda, uri kumva. uza kuzana ubwo bugegera mwabonye ejo bundi yashatse gukora nyine nanjye agira gute, ariko ngewe nari nanze no kumusubiza pe. ariko mbona abantu banjye, abafana banjye barakomeza bakampatiriza bro, bakaza bakambwira ngo Jay Squeezer ngwino. ndavuga nti nabikoze abafana bazanshiraho, bazagucika. bazancika. ndaza barambwira bati, ndebye muri komenti nsanga barimo barambwira ngo baga. ati kubaga gusa? ati ndavuga ni aho niba ari ukubaga gusa reka nze mbage, nibwo nahitaga mbaga. ariko ikiganiro wamubaze cya mbere cyararebwe? cyararebwe, cyanarushije icyo bakozeho. Bonande we na kakana kandi ngo ni ntuza, kakana kandi ngo ni arakana kamayibobo kandi kuri kajya gakoresha ibiganiro abantu ko babaza ngo nimba baza abantu. Tayikuni ndayizi niko kitwa se? reba mwita Tayikuni. Kikayonza. Tayikuni ni Kayonza. ariko je wajye mu mahoro mwana. Tayikuni ni Kayonza buriya atashye rwose muri vacances asubira kuragira. buriya ishi yaza kuvuga ko akuzi muri beef na Shadibu yari kurara kubabara. byari byo byose. ariko nyine ishi ni umukozi kwa Shadibu nyine, urumva akorera ibiryo, ntabwo ari umukozi w'amafaranga. nose ishi na Shadibu ninde urenze? Shadibu ni igikoko bro. Shadibu arenze he? Shadibu afite amafaranga. Hano umukobwa mwiza, niwe mukobwa mwiza wabayeho ku isi, mwiza wabayeho. ngwike niwe mukobwa mwiza wabayeho ku isi. kakunshira kuri Kabyende. Shadibu ni umukobwa mwiza wabayeho ku isi pe. Shadibu ni mwiza. Shadibu ni umukobwa uzi indimi, arumva avuga Urufaransa, avuga Icyongereza, yavuga Igiswahili, yavuga Icyarabu, kakaba na keza gafite po nziza, urumva. Shadibu ikintu cyonyine afite ngiye nemera ni po, ni skin nziza. ukuri skin Shadibu ndende. ariko Shadibu rwose, Shadibu niyo umubonye ubona umusohumura. ariko ko sinda cyane ra. ibyo gusinda utangiye guharabika, ndumva utangiye guharabika. utangiye kumubaga. ariko Shadibu ni umukobwa wabayeho mwiza w'umunyabwenge, wanabayeho ku isi umunyabwenge.
Shadibu ni umukobwa w'umunya umunyabwenge wanabayeho umunyabwenge. ku isi. Okay. Kubera iki se ko wagira ngo Injene se je na mpaka niki kandi ari yakuruwe ni umunyabwenge. urashaka kunteranya n'ariya kuru kuko Oya. uramutse Oya. ukomeje kumumba ariko jade arakwepa sho uramutse ukomeje kumumbazaho nashiduka amaze kubaga. bashuka kandi ndabizi hano iyo bigeze kuri ariya kuru abahungu banjye baba batangiye kurikodinga kugira ngo mubage noneho kugira ngo unabyemere neza buretse gato uraje urebe ibintu bagiye guhita bandika ngo aho ngaho baga ngo aho ngaho baga kuko barabizi rwose. None twari icyo ugomba kumubaga ari yakuruwe byageze. Oya nibyo nkubwira ngewe ukuri kurarya mu mutima nkananirwa kuguhisha. Okay, nguhaye muri make birakunanira. Nguhaye abantu babiri. Ari yakuru na Shadibu kuramo umunyabwenge. Shadibu ni umunyabwenge wa mbere mu bakobwa wabayeho ku isi. Ufashe Shadibu umurutishije ari yakuru mu bwenge. Urimo urashaka kunteranya uri gushaka kunteranya na Isimba Alliance. Uri gushaka kunteranya na Isimba Alliance. Okay. Isimba Alliance, okay. Ari yakuru nayo ni umunyabwenge ariko Shadibu aramurusha. Shadibu ni sawa. Shadibu aramurusha sibyo? Amurusha ubwenge. Shadibu arusha ari yakuru ubwenge. Kana amafaranga. Kandi ubwo uri muri recording ibyo bintu ushaka kujya kukohereza ariya. Abari coding ubwo bino byano ukuntu bibigome ibi byano ukuntu bibigome bijya guhita bigenda bitangire binamutaginga birahita akakanya. Kandi uriya mwana w'umugogo arakara ubusa kandi mbavuze ukuri ngiye mbavuze ukuri ntazongera gusubiramo ubu ngubu mugiye kumara imyaka iyo wowe na ari yakuru none se ari hari amazi amvomera. Shadibu arakuvomera. Shadibu ni umwana w'umunyabwenge ni umwana mupanga diri kandi zigacamo bikagenda neza uri kumva. Shadibu ni sawa cyane mu bakobwa beza ku isi nabonye banagira umutima w'umwari. Shadibu ni uwa mbere. Izina ry'Imana baramutse bamwe ngo Shadibu muhuru bikiko narumuha cyangwa se nkamuhira iki. Ariko Shadibu ngiye kumugereranya n'umuntu ntamugereranya nawe. Ngiye kumugereranya na Mutesi Jolly. Mutesi Jolly ni urundi rwego Dumba sibyo. Mutesi Jolly ndagira ngo muzanamukure muri ibiboro bya showbiz nyarwanda. Ari ku rundi rwego ari ku yindi level. Mutesi Jolly ibyo nakubwira byo Dumba sibyo. Showbiz nyarwanda yarayirenze ari kuri another level. Ni ukuvuga ngo umwana w'umukobwa ari kuyitwa Maris. Ari kuri Maris. Mutesi Jolly Mutesi ari kuri Maris. Ibi bya Shadibu yabivuyemo. Umva Mutesi Jolly ari kuri Maris ariko nawe ikibazo cye ni kimwe. Mutesi Jolly narinze ngo tuzahurira mu misa aka nawe ku cyumweru nigeze ajya guseka. bisaba kugira IQ iri hejuru ntukoreshe tekinolojiya. Ni ukuvuga ko yabaye umusilamu. Simbese Mutesi ibintu bya caki ntibigikora. Ariko Mutesi biriya bintu bye niba ubizi neza ari mu rukundo neza cyangwa ni amafaranga agiye kwiba umukire. we na Rugumi se we n'uramukire ngo ni Rugumi. Noya Mutesi ari mu rukundo kandi ikindi vuba na bwango rwose araza kuza kubamurikira ikintu kimutandukanye nabo bose nagiye nkubwira haruguru. Jack we yo
mukigejeje kuri angahe none jya ugurisha ngahe igiki igishira umupuri none se bakugurisha he hamwe babona njya kuwudandaza nagira ngo ahantu haracyakora Jay kankubwire bitangire unyubahe Jackie rero nawe ni ikibazo kiri kimwe Jackie nawe ikibazo kiri kimwe ntabwo ajya yemera kuvugira mu bantu ntabwo ajya yemera akazi yakoze ko akora ntabwo yemera ko ari indaya kandi yarari ndindaya se njye mwaranguze kubyo mwitendaya njye nuko najya nyigura ariko nyine Jackie ariko hari abayigura hari abakiguze bande twese turabaza abantu bakujya mu maguru nese why not rero unshinja ibintu utazi warabivuze nabivuze he twagiye squeeze si wowe ubivugaga uko nyine ari kubivuga niba nanjye nabivuze mu biganiro byanjye nanjye wagiye ubivuga mu biganiro byanjye mu kanwa kanjye maze ngiye twakora interview nkagenda ntakubajije ko ukiri indaya umva je ntabwo nigeze mwigurishaho sinigeze ngira n'umuntu n'umwe mwigurishaho muri bene wanyu ntuzongere kunyitira iryo zina ndakwiyama ntuzongere kunyitira iryo zina wamyuri yose wamyuri yo sinigeze mbayo ni mwebwe mwambatije iryo zina nta nubwo nzi ngo indaya ni ibiki we waragurishije ariko ntabwo uri indaya je ndakwiyame pe nijye ukubajije se nijye ukubajije wewe ni wowe ufite ukuntu Dumba arakubajije ngo wowe wagurishije igiti ariko ntabwo uri indaya ngaho umva nk'ibyo bigambo umvisha Dumba bimutuka mu kanwa kandi Dumba zavuze ngo iki ntacyo nashizemo mbabarira njyewe mvuze ati reka mbabwire njyewe rwose mani Dumba mbabarira rwose ndi Jackie ntabwo ndi indaya ariko njyewe ntabwo nigeze mvuga kuri indaya njyewe niyamye Jay ntazongere pe kutakwita indaya se uri wa muntu udashwanika uri wa muntu nyine just umuntu yaganira nawe nyine akaruhuka mu mutwe ariko Jay hari igihe nawe rwose ujombamo akantu katari sawa mu mutwe w'umuntu kuba navuga ko wenda nguri indaya ze ntuzongere amaheru none sija gukora iki kintu batari indaya ntuzongere wowe ukora iki wamaseho wowe ukora iki wandagaza abantu babamaze Dumba reka nguzanyeho na Dumba wowe ukora iki ruducire n'urubanza wowe ukora iki nshaka gukora iki wowe ukora iki Jackie Dumba witivangamo wowe ukora iki Jay wowe ukora iki njyewe shaje nkora ibiganiro ntabwo mvuze ko Tayikunda yabivuze ngo nkora ibiganiro ngo mu content create kandi umenye yuko izina ryanjye ryakugaburiye igihe kinini ubimenye Jackie wenda ryakugaburiye igihe kinini bakajya baguheza n'amafaranga n'uyama kubikiza reka nkudode nibyo washatse mu kugucuruza ubimenye mu kugucuruza ubyibuke Dumubaze wenda warakumva oya Dumba murekesha wimuvanga muri ibi bintu Dumba icyo utashaka kumbaza ntabwo mashaka yuko twagirana ibibazo Dumba bampaga amafaranga mu kumucuruza se Dumba mureke muha amahoro Dumba mureke reka twubanze twumva ariko wa mugani reka tubangane gukora ibyo washatse amafaranga nigutera kuwa mbere njyewe nyita indaya wigeze ungura amafaranga wa mugani baguhaga yarayi yego amafaranga baguhaga bari kukubaza nyine Jackie yarayi Jackie bari kukubaza Dumba musubize amafaranga bakayagucishaho n'ugende n'igiciro umva Jackie ariko uzajya ubanza wumve cyakoze wandiriyeho pe uracyandiraho Jackie uzaba urandiraho Jackie nayijemo pe mfite ukuntu ngomba kubyitwaramo nayijemo ngo bakagabira Sheri umva bebe we my love umva urumva ukuntu leta tuza iyo mudoze urumva uretse gato Jackie urumva mubwire ntabwo uzajya usembura nanjye mfite ubushobozi bwo gukorogota Jackie kandi ubushobozi ndabufite ibeshye gato je ngavuga none Jackie
Jackie uretse ibeshye gato Jackie uretse gato ibeshye mubwire gato uretse urerewe ntabwo ajya atuma umuntu ibintu ndahita agituma umuntu mwana iyo wavugiye uzi ko wagicucu itagituma umuntu avuga bro uba wavugiye Tosh. Dumba Jackie nuko atajya Iyo umuntu anyumva aba yacecekeye do ahita mvugiramo nanone Dumba nakuvugiramo du kuki wumva yuko Dumba wakumvikanisha bwira ibwira ndayiberetse mwana indani wowe wagicucu nabwo nawe Dumba Jackie buriya ni umuntu nari naratoje ngewe uburyo bwo kuvuga hamwe sasa rero uretse gato Dumba Dumba we ni umuntu mba noza uburyo bwo kuvuga jya mubwira nti iyo ugiye kuburana n'umuntu cyangwa se kubaga umuntu ugendera ku byo yavuze yakotoye ntabwo umuvugiramo ntabwo ari kunyumva ahita avugiramo ntagatuma uvuga ntagatuma uvuga ngo yumve urumva Dumba niyo mpamvu iyo ureba abantu nyine baza bakambwa ati noneho Gasuku naza arakubaga baba babonye ko hari amakosa yavuzwe noneho bagahita bakwibutsa ati uri kumva du kuba umuntu atakuzi n'itegeko ryakumenya ntabwo ari kumva ibyo mvuga ni itegeko kugira ngo umuntu akumenye niyo mpamvu ubona ni itegeko urumva ni itegeko kugira ngo umuntu akumenye niyo mpamvu nyine ndimo nakubwira reka maze ngubaze ni itegeko kugira ngo ntago kuvugiramo gutyo umuntu aribyo bituma abantu bahita bavuga ngo runaka aravuga uzi impamvu twe batwemera nk'abantu bazi kuvuga nuko ducunga mistake wakoze akaba ariyo tugenderaho hoshi ninde ukurusha gukora mistake ku bantu wowe ninde ukurusha ariko uretse gato ububwire bagiye guhita bakuvanga reba ibintu umwana akubwiye bita Kagere James amubwiye iki aramubwiye hari ukuntu byabonye yavuze amagambo menshi atarimo arumvikana kiravuga ngo reka gihite kimuyobya kimubage kimwibutsa ngo bya bindi ngo by'umutezi yarwaye ibihe se icyo kivuze se iyo arwaye umute wigeze urwara umute nibyo James avuze warawuneye nibyo James avuze ntago Jackie ntago aba yumva Dumba ntago Jackie aba yumva James ni ubivuze ntabwo uzigera wongera kumbaga n'umunsi n'umwe ntabwo ndiki oya ntago ari cyo ubivuze Jackie iteye ku magambo abantu bari kuvuga niga bari kukubwira ngo uri igifura ntabwo uzi kuganira abantu bari kuvuga bagira ngo nkwigishe Jackie bagira ngo nkwigishe the way they talk ariko unyigishije ute uri mwarimu nawe wiyigishe discipline nicyo kibazo cyawe ntabwo uzi kuganira bamugani bano abantu barimo baragenda babikubwira guys mumubwire mwe murabona Jackie azi kuganira guys mumubwire wenda arabyumviraho Jackie murabona azi kuganira ngo Jackie banza wumve Jackie ubanza wumve oya nabo bishyira mu mwanya wanjye ari njyewe na Jenny biri gusembura oya nyine umuntu aragusembura nyine kugira ngo akubone ukuntu akubaga uzabaga n'abandi njye ntabwo uzigera umbaga Jay nanjye mfite byinshi oya ntabwo uri kumva wowe ndi gushaka kwigisha uko bari kuvuga uzi ko barimo baravuga ngo mubage ndabona yanze gucisha amagi oya bari kuvuga ngo none reba ngo wirakara dusobanurira imitezi bantu babonye intege ze nkeya bahise batangira kumuprofita wabibonye noneho Ngabo Emmanuel ngo Jackie ni ikibazo cy'amashuri make ntabwo ari uri kubivuga ndi gusomera comment ntugashake Jackie ntabwo ari uri kubivuga ntugashake kwigira umwarimu w'umuntu Jackie ntabwo ari uri murabivuga ntabwo ari uri murabivuga ngo wagira ngo Jackie yanyweye ibyuma icyo cyuma se mwakinguriye nawe B1 wumvise bro uzi ko Jackie ahita atakara nicyo kibazo ndakubwira ni hano hari icyana cy'ikigome bita ngo Ibra King kirandika ngo Jay yakubaga gake ngo no muri comment asubiramo ntabwo ndi mu bantu uzigera ubaga rwose oya Jackie wanyinejeje igihe uzi ko nk'ubu ndamutse tubajije abantu hano bahita babona ko bakaguha amanota
oya uziko nta nikosa na rimwe nakoze ibyo nagukoreye nagira ngo nkwigishe uburyo umuntu oya aganiramo ubage nibyo bintu ushaka erega uziko mwebwe Dumba uziko bano bantu ngo babagase kubaga kwabo ashobora guhita agenda agahita avuga ngo arabyibukanga ariko ngo uriranga icyana ngo muri toilette ngahano ubwo ngo yamennye umuceri ngo yagize gute ntago ari ukubaganira iyo uganira n'umuntu ucunga ikosa mistake akoze ugahita umubagira naganira nawe uri kugenda uzana ibintu by'ubugoryi man yese ari kumva ibyo mvuzira wewe wari wumva jewe nshwana na Dumba n'umunsi n'umwe njyewe wari wumva Dumba dushwana Dumba araberereka azikura njyanamo Dumba araberereka oya jewe ntago Jackie nonge ntago ugenda gake njya kwiga njya kukwiga ngo uburyo bwo kuganiriza nakuganirije nk'ikigoryi bagahita bakubaga ngo Dumba ngo yarakwize njye ntago nakwiga ngewe mbagomba kuganiriza uko kuganiriza hano ni ukuvuga ngo tuba turimo turakina umukino wa dame umwe bita ngo kiperi ganyi uri gukina nanjye njye uri kubona njye ndi gukina nawe njye afite umwanya wo gukina nawe kandi abana bari kukubaga ariko niwe bari kubaga sinjye bari kubaga soma muri comment urebe ibintu bari gukora Jackie shaje ntabwo njye uzigera mani ubusigesa Jackie ino mihanda ukumva ako ukuntu ngukunda shawe uragakunda ingutiya za mama wawe ngahibaza kandi nakwisubirira muri comment amazina yanjye urayewe kandi unakwisubira muri comment ngusomera aga comment kamwe ngobwira Jack ave mu byo arimwe atubwire ku by'umutezi niho dushaka oya wowe ikintu uri gukora none se reka nkubaze je umunsi nza kuri office hara kuri office yawe kamubage man ndabona wanshakishije umunsi nza kuri office hari ukansanga muri toilette tukanyana ukansanga muri toilette bro ugiye kumfatiramo hariya muri toilette zanyu ibintu nabibitse igihe kinini ibintu tukanyana se ugiye kumfatira muri toilette zanyu tukanyana nyine witonze wingira ikigoryi ikibazo ni kimwe abantu hano ibintu barimo barakubwira ntabwo ari byo urimo uravugaho imbobo nk'uko babikubwira uri imbobo bari kuvuga ngo explain uri imbobo pe uri imbobo muri toilette none se Jackie none se Kasuku yashobora muri toilette ugakuramo na boxer bro oya urabyibuka nkarwara nawe Dumba ukumva bakeni baje bayitonza Dumba we nakubwiye guki bano bana uko umusembura icyo akora iyo usembuye bano bana ikintu kimwe ahita gukorera aragenda agahita avuga mwene nk'ibyo kuko ubizi neza yuko wabikoze nyine njye se wari umfatiye muri toilette ya Iwan ngucumi akashaga hambere uwo muhini wawe nawe nabonesheje amaso ugiye shabani buretse Jackie uretse mubaza nuko narwanye nawe ndimo ndasohoka ariko ndakwiya buretse Jackie uretse gato Jackie Bakingi bari bahari banuza bose bari bahari umva Jackie waranyimye baraza muri koridori uhita bugufa ariko Jackie waranyimye kandi ntabwo ari sawa no se wabonaga byavamo ntabwo ari sawa ntabwo ari sawa uri imbobo man ntabwo ari sawa je ntabwo naguha reka Jackie banza wumve Jackie banza wumve ariko banza wumve nakumva Dumba wanje ko bavuga ko Kasuku angana gutya kandi ukaba waramubonye wabonye bi angana kandi yambonanye umuhini ngo yambonanye umuhini ufite numbwire narawubonye ariko ugeze byana nawe yansanze muri toilette icyo gihe nari nambaye complete za shokora nari nambaye complete za shokora twakoranye n'ibiganiro bigera muri 2 Kasuku icyo gihe urimo uravanga story banza wumva ibyo Dumba kubaza banza uvuga ibyo Dumba kubaza wabonye ari sawa utanatuma umuntu anavuga kandi ibyo bakubaza reka kuvuga iby'ibiganiro vuga Dumba ongera umubaze ngo nagafite akaboro gato twasoje wabitonze Dumba twasoje
dusoje Dumba ikiganiro ndagenda muri toilette Jackie banzu dusubize ntago dushaka kumenya iby'ibiganiro banzu dusubize ndakwiraza wagicucuwe twarangije banzu ibiganiro ndinjira ngiye muri toilette ngiye gupisa je aza nkurikiye aza nkurikiye muri toilette aza nkurikiye muri toilette araza urayibona aho witonze akuramo umva yahagaze ireshi iki wari wakuyemo ikariso abikabutura bye na wa muda wiwe wari wakuyemo ikariso arimo aranzamura ikanzu wari wakuyemo ikariso yari yambaye ikanzu yambaye ijipo nari nambaye ijipo ya complete ifite n'akaboro kako gutya bya bindi byinuza bya shokora gafite n'umweru hano uranyima ase yikwibutsa kigorgiwe uranyima nagafite akantu gatoya iki nagafite akantu gatoya naga ari kari ntabwo ari nagatoya mu kanya wari umuhini aho ngaho dupimire turebe ukuntu gashobora kuba kandi twereke nabi gahambirwa bari kukubaza turi mu kiganiro neza ukayina usanga muri wese bari kukubaza ngo wayibonye ute turebe ukuntu gashobora kuba kangana Jack sakutu ntabwo njye nigezemo ahubwo yaramfatiye muri wese banzu dupimire nyine ntabwo urimo urasubiza ibitari gashobora kuba kangana ndakwiyamye wagicoce je ntabwo ngenera mu byo ngomba kuvuga ndakwiyamye ntabwo ari nini ntabwo ari ntoya ikaramu nyine kuri kareze nge gusiga muri dushi ari kwikarabishwa muri lavabo ariko nge na Jihad ndufite nini ndakwiyamye wiza na Jihad hano ndakwiyamye Jihad ntabwo ari hano ndasiramuye sinsiramuye ntabwo nayumvishe ku buryo ngiye mu ngaho da akugenda toka byarangiye wayibonye n'amaso ntiwayumva ntiwajya toka guys mwandike ngo toka musenzi ingegera toka reka bakwereke mwandike ngo toka ariko Jackie uza abantu batwimye ukuntu bangana ni benshi nejo barakinyimye sha bajyaga witera baramubwiye ngo toka bahise babikwereka nakubwiye ntabwo uzi kuganira ngo uhimbe na story wowe ndashaka kukwigisha uburyo ugomba kuba content creator wa danje urumva njyewe ndi kuvuga ibiriruyo nshaka kukwigisha ndi gukonteta abantu ntabwo njyewe ndi noneho byabyana ni ibigome soma udukomenti tubiri ngo toka gutsindwa niko bigenda hoya kandi abantu bari baradukurikira babibonye watsinzwe bamubonye bagahita basubira ninde watsinzwe bantu muri comment mutubwire watsinze nta kibazo babyandike reka je afite umufana urumva nanjye oya genda gutangire gutya nanjye ufite abantu bankunda nawe ufite abagukunda oya waruweke story no kuvuga ngo bakuvumbuye kare kuba abantu baza bakagushyigikira muri ubwo bugoryi bwawe ntabwo bivuze yuko nje banyanga nanjye barankunda sheri bakaza wowe bakuvumbuye kare ko watangiye kubirakariramo hakiri kare niyo mpamvu bagutwika wowe ubona umuntu yagusekera wowe uzi ukavanga umuntu ibyo wasanze turi kuvugana njyewe na Dumba nibyo waje uvuga ingese nganira Dumba ko yakwize ngo yakwiza arakumenya ngiye nganira n'ubundi nganira ibyo nshaka ko tuganira nyine uganira kibobo nyose kandi ngiye ndikibobo nyine cy'igikondo ego nyine reka najya mujya mudodana nyine nawe wahuye no Kimironko naye kwita nonosha ibi byana n'ibigome ngiyi ndayasize gusomara uri kubihimba nyine we ni izina ry'Imana no kuri kw'Imana ni izina nta comment nasomye itarimo ni ukuri kw'Imana n'abantu kana kintu babintwaye buriya kana kintu babintwaye kunuka n'amagambo wowe ntuka buri munsi wowe n'ukuntu oya ntabwo Jackie ndagukunda nubwo wakinyimye muri toilette ntabwo njyewe nta kintu babimbwiye Jackie nubwo ari cyo gihe nababara Jackie kasuku ni mu gihe cyo kunezerwa ni mu gihe cyo kwihorera bro ibintu rero buri muntu kumbwira ngo ndakumva je ndakumva ndakumva icyo avugiramo nawe njye mubwiye ngo rwo yakinyimye muri toilette
ariko ndamukunda pe. Jackie je wamwimiye iki? Hmm? Je wamwimiye iki? Ni ikigoryi none unose urabona uyu ari umuntu muzima wahereza unose wari guhereza umuntu bitore ni ikigoryi nabona ikibero shaha gahungabana reka nkubwire je reka nkubwire jya wiga gusaba mwana sibyo yuko nje rwose nta naguha wapi pe Buriya iyo ashaka nko gusaba neza ari kubigenza gute? Nari kubigenza ni ndakwiyamye pe oya nyine Jackie umuhungu uzi gusaba neza ushobora kugihera mu musarani cyangwa se abo ngabo 12 ye uburyo bakikwatsemo ni gute ngaho umva bya bindi uri kubyumva baramuduroze uri murabyumva ndumva uri kubyumva kandi nyine ko ariko kantu kabaga nyine magomba kugaruriramo ndumva asigaye kujya none no mu muryango no ukagarura by'imiryango nabyo urashaka guhita ugenda ukabigenjeramo oya ntago jewe ntago nyine uzi just ikibabaza Jackie reka nkorogoshwereyo kugira ngo ababare kugira ngo acike kimeye ibyo ari kuvuga mva nkubwire nako nkubwire je bari kukubwira ntago bari kukubwira ntago urimo ntago naguha pe hara muri toilette wari ugiye kumfatiramo rwose ntibyari gukunda n'ubundi ngo wamaye ariko akoshaka wampera he uzi kugigira sinaguha ntabwo nteze kuzaguha wamubwiye gute? naramwiyamye mubwo ati wapi kabisa ntabwo ibintu byashoboka naramwiyamye pe mbana n'ugiye nshaka gusohoka ariko uziko buriya aba bana b'indaya bro nta mirongo ntago mvuze Jackie wenyine ntago mvuze Jackie wenyine ndakwiyamye uziko bano bana nta mitima bajya bagira uziko umuntu ashobora gucreatinga story uri kumva urebye nabi nyine umuntu utazi ubwenge story wahita uyumva ukagira ngo niyo the way by hit wumvise wa wundi ejo bundi ukuntu yavuze ati nsabye imbabazi rwose bano bana nta yindi turufu bagira ariko buri kintu nkundira abanyarwanda ubu ngubu umuntu asigaye ahimba ariko ibaze nk'iyo story noneho Jackie yaba yari yarahishe ndagaswengengera Jackie yahise akayisorera uno muntu Jackie w'abantu 12 akabivuga iyo umuntu amorogoshe ndavuga man iyo umuntu amorogoshe ndavuga ibyo bintu naribibitse igihe kinini nakandi agusigiye Jackie nakandi akwiyamye wa kigorye sindi kigorye cyawanjejeho zari kigorye nyine Jackie yasinze wagura nasinze ariko abanyarwanda mwanga ukuri bita mutangira mukavuga ngo Jackie ngo yasinze nejo buri mwacinjagura umujyi mukancinja ngo ndarwaye no ibi byana n'ibigombe ngo Jackie yahawe iduze ni ya dikumira ako iyo story ngiye mushaka Jackie mbashaka kuyumva ukuntu abantu 12 binjiyemo no Jackie ajya avuga ukuntu ngo wanyuma ari we yumvise abambere se nabo bakomeje guhagarara aho ngaho abarundi bakita kaduze ka Heineken je ndakwiyamye pe Jackie tugiriye story y'abantu mwiyamye ntuzongere kunyita indaya ntuzongere ako harya warabatijwe umuntu yabicika ntuzongere gukoresha iryo zina iryo jambo Dumba Jackie Stindaya Jackie Jackie n'umugore wanjye okay Chérie je t'aime ndagukunda Jackie ako je uri gushaka iki mu buzima we nabazaga Jackie nabazaga ngiye kutansubiza meze neza Dumba ndakubwiye ndagukunda nani ndagukunda Chérie je t'aime Jackie ndagukunda ukuri kandi urabizi Jackie nge ntabwo nkunda se ahubwo nituva live umvugisha niko Jackie nge ntabwo nkunda ori ikigoryi gahambirwa ariko warakinyimye Jackie genda gake narakikwimye nyine ariko Jackie nzaguhe nkangahe nanjye nkikubiteho
gahabwa ivu n'uburozi gahabwe intambike ariko hari ikibazo Jackie, hari ikibazo nakubajije ubundi kigeze kuri angahe? uve nkubwire Jay No, ndi kukubaza. uri kumbaza biwani Oya, nyine kigeze kuri angahe? iri kugura makeya rwose. Ejo dufite n'igitaramo nako mu kanya kwa gatanu dufite igitaramo kinini. Niba ari biwani jini rwose mushaka muze muzinywe zirahari. Ako uwapfuye yarihuse koko. Umva yarihuse atabonye ibibera kwa Jay kabisa. Wanamuita Jackie Chandiru. Banamwita Jackie. Ukoroga abantu Yitwa ngo Jackie Chandiru shango yariye ngo yaziririye cyane 12. Umva kaka. Mubaze ikibazo kimwe. Mubaze ikibazo kimwe. Utanyise indaya nusubiremo ubuhamya bwanjye nagiye ntanga. Nta kindi kintu wavuga hano. Nta kindi kintu wabaza Jackie. Nta kindi kintu mwavugana na Jackie. Nkamumbwira kandi kana umuntu yabaza Jackie. Ngibaro mbwiza ukuri. Uri sure nta kindi kintu wabaza. Maskini. Nyine se nkumbwira Jackie mbaze kubijyanye n'iki koko Jackie ntasoma. Nyine ni kigaragaza ko nawe ubwawe rwose ntabwo uri muzima reka. Jackie ntasoma Bibiliya we ngo ndamubaza ku mirongo ya Bibiliya. Jackie ntiyize wenda ngo ndamubaza kubijyanye n'amashuri. Jackie ndamubaza kubijyanye n'iki. Ako kantu warakavuze ndakumva. Uri discipline gahambirwa. Cya Jackie uzi ibintu cyangoze du. Cya Jackie buriya ariko niyo mpamvu rimwe na rimwe njyana nagisembura. Cya Jackie iyo kibonye wenda hari nk'umuntu wagiye akajya kumvuga ahantu akagira views sibyo nacyo kita kigenda kigahaguruka. Umva nkubwire. Urumva cyagiye cya wa mubyeyi hari wari warengereye cyagiye cya wa mubyeyi wari warengereye. Urumva wa mubyeyi twigeze kurengera kuri njyewe nkuko urumva wa mubyeyi twigeze guhana. None cya Jackie na baskayito bakoze ibiganiro bamaze gukora ibiganiro. Jackie na Tono nabo baragiye ahantu ati naye ndashaka kuvuga kuri Gasuku. Noneho abantu batamenyereye Jackie iyo arimo aravuga ibyo bintu byinshi gutyo n'ibiki byose bamutega mikrofone nawe akavuga. Jackie aragenda aranuka. None ahantu Jackie abera umugome. Jackie ahantu abera umugome yamaze kurangiza gukora ikiganiro n'ibiki byose ntumbagiye akaraza. Uri kumva kiba kirambwira ngo uyu munsi nakoze akaganiro ndakubagana nabonye ngo wari warengeye nza kugira ngo ni ibintu byoroshye kumva dumba nza kugira ngo ni ibintu byoroshye kumbi cyagiye irabanga. Ariko nawe ugira umuntu ubwoba njya mbibona shaka. Uri utinyamo. Wari uzi neza ko hari abantu batekereza ko ngo tudatinya nkaho uri kumva tunaniwe kuba twavuga ibyo dushaka. Ariko nanone kandi iyo ureba ko ibyo ushobora kuvuga bishobora kuba byagira ingaruka mbi sibyo uba ugomba gutinya kugira ngo utazarenga umurongo utukura. Uzwara ibindi byane bikubwira ngo ngo nibera hanze shanga ibintu ngo najya mvuga. Uri kumva bro? Ikintu nanjye nkubwira umuntu utazi u Rwanda yehorere. Niyo mpamvu nyamba ngomba gutinya kandi nta bugwari buba burimo mu gutinya. Ndabeshya du ugira ngo harimo ubugwari mu gutinya. Urakoze cyane mu gutinya amategeko. Gutinya amategeko nta bugwari burimo. N'abantu bari aha ngaha bashobora kubikubwira bakakubwira ati Jesu Kristo wamvango kubatinya amategeko nta bugwari burimo. Ariko wowe udatinya ujye wivugira. Jay
Jay Jay ayo magambo uri kuvuga urimo uravuga ni igiki hangaha kigize icyaha navugiye hangaha ahubwo atari ariko wowe siko wabivuze ni umva none bya bintu ese bivanga ni wowe waruvuze ngo ni wowe waruvuze ngo nanjye ndatinya ndakubwira ni nabo ndakubwira ni nabo iby'amategeko akase ariko umva ibyo navuze ra si wowe uzanye iby'amategeko ahubwo se wowe uri kumva ibyo ndi kuvuga ngavuga noneho basi si wowe uzanye iby'amategeko ngavuga ibintu byo gutinya n'iki ibintu byo gutinya ariko ari wowe ibyo nanjye tuvugiye ahangaha tubivuze turi batatu nawe mbangamiye nawe ngize gute ariko kuki ushaka kubaga umuntu oya mbangira ngo nkwibutse yuko akaboko k'ubutabera ntaho katagera waba uri i Kigali waba uri Kantarange waba uri za USA nawe ugomba kubyibuka kandi ariyo mpamvu ntinya ntukankange man nyine ndi kuvuga ngo niyo mpamvu ntinya nyine ntukankange jakaba yasinze mwana njya mbona unyandikira inbox nkabona ufitemo akantu kakoba njya mbibona cyane kandi umuntu ugira ubwoba wa mugari nta bugwari burimo arimo aravuga ari kongera akitsinda none se siko ubivuze njye ntaho bari mbona umuntu ugira ubwoba nta bugwari burimo nta burimo nk'uko ujya unyandikira mbona wagize akantu kakoba je cyari aka karabi tukarangiza tukarangize Dumba wakoze kumamagara ndagukunda ngiye kwigira kuri TikTok iyo TikTok ni aba Godfather ibintu byo gusabiriza narabivuye ariko TikTok nanjye cyo kintu nayitinyiye bro uzi ko umuntu ajyayo ugashiduka watangiye kujya uvuga buri kanya ngo tapinga ngo tapinga ubambinga ugasanga wataye umwihariko ndagasa ako kaboro buriya rero nanjye icyo kintu nsigaye gitinyira bro hari ukuntu umuntu ajyaho ugashiduka wamaze guta umwihariko w'ibyo ujya uvuga ndagasa ugasanga ugiye kujya kuvuga maze hagahita hagira umuntu uguha gift maze ugahita uca mu nteruro ngo thank you runaka kandi ubwo ari akaroza guhaye ngo thank you Jackie no ngo ni roza guhaye ngo thank you Peter thank you ni roza ndagaski bro ugasanga urimo urashimira no baranja kuguha ubugift bakaza bakagira umunwa bakakuvuga noneho nuvuga ko wanga barakuvugiramo ubu baravuga ukamwe kakavuga none waba arimo ubugore n'ubugore n'ubucyo bwabuze ibintu nakeka kambabaje abari ubugore bw'ubupfakazi je yo mugiriye inama yo kudasubira TikTok mugira inama yo kudasubira TikTok yirekeye erega TikTok iriya n'ubundi dushatse twajyaho tubishatse twabikora gutya ariko turi babiri hari ibintu byo kuzana inzererezi zose nabo hashi ariko ugiye wongeramo inzererezi ukongeramo ngo nuza ukongeramo ngo abantuza ukongeramo nkagira abazamura n'abatagomba kuzamura ushiduka umuntu yamaze gukora ububwa bwinshi rata none abantu bamenyera umuntu agahita avuga baramenyera kuri TikTok ngo se ngo nuwe ngo yigize umusitari ngo dumubwira ngo aze ngo hehe ngo basare ngo sara buvuga amagambo wagira ngo sha TikTok mbabarira wagira ngo ugiye kuvuga akagahita kagukubita iroza nk'ubu ngubu watangira ariko njyewe uzi kuma gift narinda nahita nkukuraho nkanakuburoka umva je yashaka gutomekamo gusa cyangwa nibura yagerageje no gusoma yari arimo arazamura inuza complete nayo nambaye arimo ararwana nayo ashaka kuyizamura ntabwo yashatse no kugusoma ku munwa njye narwanaga no gusohoka ntabwo ibyo ngibyo yigeze iki yari yarangiye ari kuza yari amaze kunyara se buretse gato yari amaze kunyara yakwiyamye wakigorye kakubita nyine Dumba mubaze Dumba yari amaze kunyara yamaze kwituma ntabwo ibyo Dumba rega yabibaza Dumba mubaza ariko kuko iyo umuntu ari muri toilette nzi ko ariko ko uri gushuka Dumba umushakaho iki mwana iyo umuntu ari muri toilette zafunga we yari yafunguye oya nanjye numva mfite amatsiko wari umaze kunyara Dumba wimushuka ibyo navuze byahise ato Dumba mubaze barabyumva Jackie abatabyumva ibigoryi nkawe nyine Jackie bebe Jackie bebe ntabwo ni sheri wawe wakituje wacoje Jackie maraya sha indaya ni wowe indaya ni wowe rwose
none se wari umaze kwituma wari umaze kunyara ibyo ngibyo se reka mbaze nkubaza ariko ubundi je uri kumbaza iki mwana ngari gose gasuko ni gute uri tuvugana kumbaza iki koko ngo ni gute uvugana na Ngomba low wafunze class ino nka live Jack wafunze ino live eh funga live tugende tuvugane funga live uvugisha okay je bye sha mwana naribika naye ndebe handi hari n'abanzereramo gato Jack witunza kuri TikTok uzumbwira zibaho ngaho wagucyohewe